Ibyanditswe biravuga ngo babashimika kuri izo mambo bakabazirika bakabakomeza, ariko abana babo n'abagore babo bakomeza kubaherekeza ngo barebe aho abagabo babo barajya gutangira ubuzima. Igihe babaga bahagaze inyuma yabo ngo bakomezaga kuririmba kandi bitegerezaga abatware babo mu maso, ngo bakababwira ngo mwemere muhari amagara yanyu, mwemere musinzire, ariko mugwe mu ruhande rw'Imana, kuko mu gitondo cya kare cy'umuzuko tuzabonana. Haleluya. Burya abantu bo gukomeza abandi barabuze. Yesu ashimwe. Hakenewe abagore bakomeza abagabo muri iyi minsi, abahari nabo kubaganira gusa, maze bakaririmba. Ngo igihe bari batangiye gushumika, Yohani Wuzi yararirimbye, aririmbye, umugore araririmba, n'abana bararirimba, maze baramutwika bahereye hejuru, umusasi urasha, mu maso harasha, ngo ibirimi by'umuriro bizabiranye ijwi rye ntiryaba rigihinguka neza, ngo iminwa isigara idedemanga, arasha umubiri wose ahinduka ivu, ngo maze baroha mu kagezi kari aho ngaho. Yoramu aravuga ati aho gupfa none nazapfa ejo. Atoya. Bamusubiza muri gereza, bagenzi bagenda bamukurikiye bati wakoze ruriya rupfu ntabwo twifuzaga kurupfa kandi uri inshuti yacu, ariko ngo umutima nama urangura mukurikirana no muri gereza umusangayo. Haleluya. Niba hari umuntu waje ari igisambo, ubijuru ryongeye kumuburira ngo ubwo iyi mpanuka batagonze mu mutima ntibagongeye mu mutwe, ijuru ryongeye kukuburira ngo uzave muri ibi bitaro umaze gufata umwanzuro wo kwiyunga n'Imana, niba waje uri umurwanyi were kubisubiranayo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Yesu muraho neza. Yesu ashimwe. Mfite intasho rero mbere yuko ninjira mu kibwiriza, mfite intasho z'umukunzi wanjye tumaze gusenga mu kanya yambwiye ngo masuhuze. Izo ntasho murazakiriye. Mfite intasho z'abakuru b'itorero rya Gasiza, nabo bambwiye ngo mbasuhuze kuko urupapuro rwabagezeho. Reka rero tujye mbere dusoze iyi gahunda, twinjira mu ijambo ry'Imana, kandi tunashima korari Uwemeyaze wateguye agahe nkaka ngaka ko kongera kuba imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha. Tugiye rero kurebera hamwe amagambo atari menshi. Isabato burya ni nziza, uhagaze hano imbere yanyu wagira ngo mwese mwarangije kaminuza, murasa neza mu maso cyane, yewe iri torero ni itorero ry'Imana. Yesu ashimwe. Ubwo rero keretse hari wenda habayeho ibizamini bamwe bagatsindwa, ariko hatabayeho ibizamini wagira ngo mwese nta n'umwe utararangije kaminuza. Muraho. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo tuzishima imirimo ishize. Aya magambo ni amagambo aboneka mu ndirimbo ya 48. Iyi ndirimbo ya 48 nyibukira kuri mwene data umwe twigeze gukorana amavuna ahantu, maze atujyana turababwiriza. Tugezeyo aratubwira ngo muri wahitaji wa Safiri, iyi misozi yose ndayibagabije, nzagaruka njye kureba umusaruro wabonetse. Arangijeje mu modoka arigendera, ati nzajya mbasabira. Kandi koko Imana yahiriye icyifuzo cy'uwo muntu, kuko ku musozo kuri uwo musozi hari habonetse abantu 168 bemera kwitanga. Maze kuko iyi si burya ari mbi, igihe kiragera mwene data afatwa n'uburwayi, ararwara, bamujyana mu bitaro igihe kirekire, ariko noneho ageze aho yumva ubuzima busa naho bumusiga, arangije ahitamo gusezera. Amaze gusezera aje mu rugo, ageze mu rugo atuma kuri bagenzi be bakoranye umurimo, arababwira ngo nimuzenguruke igitanda. Bazenguruka igitanda yararyamyeho, hariho na madamu we. Maze arangije afungura iyi ndirimbo, arababwira ati mu ndirimbo nkunda, iyi ndirimbo ndayikunda kandi nyehoza ku mutima, ariko ndabingingira kugira ngo mumfashe kuyiririmba. Maze bahagarara uruhande rw'igitanda, nuko bararirimba ngo tuzishima imirimo igenze ite. Maze abahungu barahanika bajya mu majwi yose, maze abaririmba baza bararirimba, abaririmba soprano bararirimba,
na madamu wararirimba, baraza bagera ku gitero cya kabiri ngo tuzishima no kuririmba, tuzaje dushima Kristo, tuzamuhimbariza rwose Yerusalemu nshya. Maze ageze ku gitero cya gatatu ahamagara madamu we, maze madamu aramwegera amufata mu kiganza amuhereza umukono, nuko iki gitero cya gatatu akiririmba afashe madamu mu kiganza, aravuga ngo tuzahishimira by'ukuri kandi tuzaba mu mazu yera Yesu yaduteguriye hehe i Yerusalemu nshya. Iki gitero yakirangije bari mu cyo gusubiramo, basanze mwene data yasinziriye. Burya ibyishimo byo ku isi bigira kirogoya. Uyu munsi ushobora kwishima tukava unezerewe, ariko twagera aho buri wese yateganyirijwe kuba ari muri uyu mugoroba ahitwa ku icumbi, bamwe bakarara mu bitaro, abandi bakarara bahagaze bitewe n'uko isi ariko yubatse. Ibyishimo byo mu isi rero bigira kirogoya, ariko hari aho tuzishima ubutazatandukana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero iyi ndirimbo nayikuyemo icyigisho gikomeye, ariyo mpamvu ngize ngo aya magambo tuyigire hamwe muri uyu mugoroba wo gutangira isabato, uyu mugoroba wo gutangira gahunda ya bene data korari uwemeyaze, ariko turebera hamwe aya magambo avuga ngo tuzishima imirimo igenza ite. Burya abantu bazapfa, ariko imirimo ntabwo izapfa. Yesu ashimwe. Imirimo ntabwo izapfa, kandi Bibiliya ivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye hehe, ngo bagenze bate, ngo baruhuke imirimo, ngo umwuka nawe arabihamya ngo ye nibaruhuke imirimo. Maze mu rupfu rw'abantu b'Imana harimo ibintu bibiri byiza. Icya mbere ni ukuruhuka, haleluya, ni ukuruhuka kuko bategereje umunsi tuzishima aho tutazongera kugenza gute, gutandukana. Icya kabiri harimo amahirwe kuko Bibiliya yavuze ngo hahirwa, haleluya. Noneho rero amagambo maze kuvuga mu kanya avuga ngo nubwo abantu bazapfa, ariko imirimo ntabwo izagenza ite, ntabwo imirimo izapfa. Iyo dusomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, dusomamo amagambo igihe Mose yarari hafi kugira ngo ubwoko bw'Imana bwambuke Yorodani bari kumwe, ari hafi gusinzira. Mose ari hafi gusigira umurimo Yosuwa. Mose iyo dusomye neza aho ngaho kuri icyo cyigisho, baravuze ngo abantu b'Imana, abantu b'Imana ni amagambo, reka nze nambare rinete ntabwo ndi kureba neza, mu bakurambere n'abahanuzi ku paji ya 229. Nk'uko ikirengarenga cy'izuba kimurikira mu mpinga y'imisozi rimaze kuminuka inyuma y'udusozi, ni nako imirimo y'abera n'abeza imurikira isi yose nyuma y'igihe kirekire cyane abayikoze barapfuye. Muraho nababwiye ngo imirimo ntabwo izagenza ite, ntabwo imirimo izapfa. Nyuma y'igihe kirekire iyo mirimo irakomeza ikamurika. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 9, tuhabona umubyeyi wari ufite imirimo myiza witwaga Tabita. Kadusome igice cya 9 turasoma ku murongo wa 36. Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bungana iki bwinshi. 37. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko iruda hari bugufi bw'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ari yari,
bamutumaho abantu babiri baramwinginga bati ngwino uzi wacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri cya cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yabadodeye. Ryari? Doruka yabadodeye akiriho. Petero ahera ko abaheza bose, arapfukama arasenga. Arangije gusenga ahindukirira intumbi, nuko aravuga ati Tabita genza ute, haguruka. Arambura amaso abonye Petero arabyuka aricara. Haleluya. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mubyeyi yari umutayeri wamenyaga n'ibipimo by'abantu atabashizeho metero. Gusa yitegerezaga umuntu akavuga ati uyu muntu akwiriye ubufasha bw'umwambaro, aho kugira ngo amupime akamurebesha amaso, akareba igihagararo, akareba uko angana, yarangiza akagenda akamudodera. Maze aragenda yita ku mfubyi, aragenda yita ku bapfakazi. Maze umunsi umwe, harya n'abagira neza nabo barapfa, ni ku isi yubatse nta kundi. Umunsi umwe uburwayi buramufata, bajya mu cyumba barasenga. Aba bapfakazi barasenga bati Mana, nubwo watwaye abagabo bacu, ariko uyu muntu yari mu cyimbo cy'abagabo bacu, yari yarazibye icyuho, nta muntu burara hari, nta muntu wambaye ubusa. Mana rwose uyu muntu musubiza ubuzima. Birangira uyu mubyeyi agenza ate? Birangira apfuye, igisubizo kibaye icyo ngicyo. Ahangaha Yopa hari habaye nk'ahantu habaye imyigaragambyo, kuko imfubyi zaje zifite imyambaro yabadodeye, ababyeyi bafite imikenyero, bafite n'indi myambaro. Bati ntibishoboka, uwitwa Doruka muramuhamba, aruko natwe mumaje kugenza dute. Bararira. Umudugudu urahoza birananirana, abayobozi b'akagari barahoza biranga, abayobozi b'umurenge barahoza birananirana. Nuko bati ibyo ari byo byose mushatse abantu bari mu mwuka w'Imana, ahari baza bakagira icyo bakora. Ariko aya marira y'aba bantu ntabwo ashobora guhora. Bazana Petero nawe bakubise amaso, haba bati ibyo ari byo byose uyu muntu natazuka biraba ikibazo. Maze ngo abaheza bangana iki? Abaheza bose. Arangije ahamagara ijuru, abwira Imana ati niba ari igihe wigeze ukora ibitangaza, iki gihe cyaba ari cyo gihe cya mbere. Niba ari igihe wigeze ukora ibitangaza, iki gihe cyaba ari cyo gihe cya mbere. Nuko amaze kubaheza bose yinginga ijuru riramwumva, ahamagara Tabita mu izina. Tabita arahaguruka, arambuye amaso ayahuza na Petero. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari amagambo njya ntindaho kandi nkagiraho ikibazo. Mbese aba bana b'imfubyi ko batarize ababyeyi babo bapfuye ngo bazuke, niye mpamvu aba babyeyi b'abapfakazi batarize abagabo babo bapfuye ngo bazuke? Ni ukubera si ko abo bantu batabanaga neza. Ariko hari ijambo nahereyeho ndababwira ngo burya umuntu arapfa, ariko imirimo ntabwo igenza ite, ntabwo ipfa. Nasomye amagambo aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye. Iyi ntambara ikomeye ntoya nasomyemo amagambo ku paje ya 344. Ku paje ya 344 Elina White yanditse ibyerekeranye n'ibitabo biri mu ijuru.
avuga ku bitabo bitatu, ariko ngewe nifuza kuvuga ku bitabo bibiri gusa, bitamo no kwerekeza ku musozo. Avuga igitabo cy'ubugingo. Aravuga ngo igitabo cy'ubugingo cyanditswe amazina yose y'abantu bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose byabayeho. Haleluya. Bagize uruhare mu murimo w'Imana bigeza n'ubwo batanga n'ubuzima bwabo. Iyo uje ku page ya 84 dusoma mibyo witwa Yohani Wusi, igihe yari ari mu gihe cy'ubugorozi, ahamya imbere y'imbaga nyamwinshi, agorora ibyo itorero ryari rimaze kugoreka icyo gihe. Itorero ryari ririho, bamusabye kugira ngo abibure ibyo yavuze, birananirana, birangira bashatse imambo cyangwa se urubambo rwo kumushumikaho cyangwa kumuzirikaho, birangira bamutwitse. Yari amaze igihe kirekire ari muri kasho, kandi yarafunganwe n'uwitwa Yoramu. Yoramu abonye ukuntu bamutwitse, Yoramu agira ubwoba, acika intege, ahitamo guhakana no kwisubiraho ku byo yari yaravuze. Ariko igihe Yohani Wusi bamuhamagaraga ngo aze guhamya imbere y'abapapa n'abapadiri, bamwambitse ingofero yanditseho ngo uyu ni umugome ukomeye. Igihe bamwegerezaga aho bagombaga kumushumika, ibyanditswe biravuga ngo babashumika kuri izo mambo bakabazirika bakabakomeza, ariko abana babo n'abagore babo bakomeza kubaherekeza ngo barebe aho abagabo babo barajya gutangira ubuzima. Igihe babaga bahagaze inyuma yabo ngo bakomezaga kuririmba, kandi bitegerezaga abatware babo mu maso, ngo bakababwira ngo mwemere muhari amagara yanyu, mwemere musinzire, ariko mugwe mu ruhande rw'Imana, kuko mu gitondo cya kare cy'umuzuko tuzabonana. Haleluya. Burya abantu bo gukomeza abandi barabuze. Isashimwe. Hakenewe abagore bakomeza abagabo muri iyi minsi, abahari nabo kubaganira gusa, maze bakaririmba. Ngo igihe bari batangiye gushumika, Yohani Wusi yararirimbye, aririmbye, umugore araririmba, n'abana bararirimba, maze baramutwika bahereye hejuru, umusasi urasha, mu maso harasha, ngo ibirimi by'umuriro bizabiranya ijwi rye, ntiryaba rigihinguka neza, ngo iminwa isigara idedemanga, arasha umubiri wose, ahinduka ivu, ngo maze baroha mu kagezi kari aho ngaho. Yoramu aravuga ati aho gupfa none nazapfa ejo. Atoya. Bamusubiza muri gereza, bagenzi bagenda bamukurikiye bati wakoze ruriya rupfu ntabwo twifuzaga kurupfa, kandi uri inshuti yacu, ariko ngo umutima nama urangura mukurikirana no muri gereza umusangayo. Haleluya. Mu gitabo cyitwa uburezi, tibeshe ashobora kuba ari ku page 144, baravuze ngo ijwi ry'umutima nama ntiriceceka, ngo riherekeza umuntu rikamugeza ku gituro, akinjirana naryo mu gituro, ngo ku munsi w'umuzuko niryo rizamushinja. Ntabwo riceceka. Maze Yoramu ubwo baburamutaha acika intege. Harya muri ubu buzima gucika intege bibaho? Hari ubwo bamuseka. Aya gucika intege bibaho. Maze ageze muri gereza, umutima nama uramukurikirana. Yoramu aragenda bitekerezaho, aratekereza ati uyu munyagwa w'umutindi, uyu mutindi w'umubiri uzapfa, mwugurane ukuri narangije kumenya kandi kakwigisha imbere y'imbaga y'abantu. Afata umwanzuro, abasaba ko bamufungura akajya guhamya. Agenda ageze imbere y'iyo mbaga, arahagarara arababwira ati nabonye ko kunyuranya n'umutima uhana, naba nishizeho urubanza ntashobora kuzakira. Arangije asaba imbabazi, aravuga ati ndasaba imbabazi ko nihakanye kandi ngahana mugenzi wanjye. Amaze gusaba imbabazi ati none ubu ngubu urupfu ndi kurwemera. Maze ngo uwagombaga kumutwika yaturutse inyuma, ariko yararirimbaga ati Nyagasani nakunze ukwemera kwawe, ariko ndashaka kugwa mu ruhande rwawe. Maze umugore n'abana nabo bararirimba. Uwagombaga kumutwika aturuka inyuma, maze ngo yumva imirindi iravuga
nuko ngo aravuga ngo ye muntu ushaka kuntwika wituruka inyuma, ntabwo niteguye guhunga, ndashaka kugwa ku rugamba, kandi urugamba nkaruhagararaho nguzabona ubugingo buhoraho. Maze ngo amutwika turutse imbere, maze ngo araririmba kugeza nawe ahindutse ikirundo civu, basunika mu kagezi kari aho ngaho. Ariko nakomeje gusoma hano mu ntambara ikomeye ku paje ya 84 baravuga ngo ubwo bashoboye guhitana ubuzima bw'abo bantu, ariko ntibashoboye kuzimya umuseke wari utambitse guhera uwo munsi na n'uyu munsi uracyatambitse. Haleluya. Igitabo cy'ubugingo rero cyanditsemo amazina y'aba bantu. Igitabo minota nihaye ndi kubona iri kugera. Igitabo cy'urwibutso ni igitabo cya kabiri, ni igitabo cyanditswemo, igitabo cy'urwibutso cyanditswemo, igitabo cy'urwibutso cyandikirwa imbere y'Imana. Igitabo cy'urwibutso cyandikirwa imbere y'Imana kandi kikandikwamo ibikorwa byose byiza by'abubaha Imana Uwiteka kandi bakita ku izina rye. Haleluya. Umurimo wose mwiza, igikorwa cyose gikozwe, ushobora guhahira urugo ntibyandikwe, ushobora gutangira umwana minerivare ntibyandikwe, ariko ushobora gukora umurimo w'Imana ukubaka urusengero bikandikwa muri iki gitabo. Haleluya. Bene data ngo bafashe umugambi mwiza wo kugira ngo ahangaha bahazamure umuhanda mwiza tujye turagera ahangaha, ariko reka mbabwire ntabwo ari mwe mwatekereje kuri iki kintu, ahubwo ni ijuru ryabakoreyemo. Haleluya. Nuko rero Imana ifite abakozi benshi, ntimugire ubwoba ko iki gikorwa kizasubira inyuma, kandi igihe muzaba mugeze mu ijuru muzasanga bije yose yakozwe kuri uyu muhanda yanditswe mu gitabo cya Hehe. Haleluya. Urya reka mbabwire, amafaranga ni meza. Amafaranga nabonye ko ari meza. Ndi mu bitaro, hari umugore w'i Kigali nigeze gukora amavuna ku Kabeza, maze mbiwe mu rugo, maze ku mugoroba bakazimya televiziyo bakambwira bati turashaka kugira ngo tuganire, twaragukunze muri uyu muryango. Tomasi uraho? Yesu ashimwe. Uriya mugabo ku murindi wa Najo bigeze kumbaza bati Tomasi uramuzi? Ndi bampa ibiro bigiye kugera muri 80 by'ibishimbo, bati uzabijanire Tomasi. Ntinzabigezayo. Uracabyibuka? Zandika u Rwanda n'umutwaro mu gitondo ngugejeje hariya, Tomasi mbamusobanuriye nsanga ntabwo abazi. Ko ntari kubamenya nije nagusobanuye nzikuru umuntu w'Imana ibishimbo biraje wawe. Tomasi ariko umutima nama ukomeza kwanga, akomeza gukurikirana. Yaje kumpamagara nyuma ati mwene data ni ibishimbo nabihaye nyirabyo, namenye ko atari ibyanje. Yesu ashimwe. Ariko uracibuka? Uyu mubyeyi rero twagiranye ibihe byiza maze turabana, ariko amenye ko narwaye arababara. Umusi nagiye hari i Kigali, ngiye kuri ibyo bitaro by'inkuru nziza, narayiwe. Bucya mu gitondo angeze ku bitaro, yarafite imodoka nziza imeze nk'indege, amafaranga ni meza. Maze turagenda tugera ku bitaro by'inkuru nziza, akankuramo akanterura, na madamu baranterura barantwara bangeza imbere y'ibitaro neza, baransuzuma. Aragenda asubira mu rugo, aje gushaka utwo kurya, mu kanya aratuzana. Bamaze gufata gahunda yo kumbaga, nk'ejo abyuka ari gushakisha utuntu twose tujanye, ntamenya n'ubwoko bwatwo uko tumeze. Nuko igihe ageze akamanza agapfukama agasenga, twenda agafata akajya gutera ipasi akongera akagaruka. Nuko nditegereza, umunsi ntigeze mvuga Imana, nijoro bari bambaza kuko ibinya byari bikindimo. Ariko mu gitondo yazanaga ka cyayi, akazana umukata, akazana ibindi bintu,
maze ngafataho narangiza kurya nuko nkavuga nti muhereze nabari abantu bose nabo bagenze bate bari. Hambuje ati mwene data, nta yindi nshuti ufite ino isumba njyewe. Arambwira ngo buriya uyu murimo nujya kurangira mu ntambara ikomeye niko baranditse ngo isano dufitanye mu by'ubuzima izashira. Isano y'abasinga, isano y'abaziga, isano y'abahuti, isano y'abatutsi izavaho, ngo hazasigara isano imwe gusa dufitanye muri Yesu Kristo. Haleluya. Arambwira turi musaza wanje, ugomba kurya ngateka, ntihazagira umuntu kuzana igisupene hano i Kigali, njyewe byose nzabikora. Nta muntu wigeze nje muri Kigali nari mbabwira nti mwigumira iyo ngiyo, ahangaha ndi kurya nk'umwami n'igikomangoma. Yesu ashimwe. Ariko nari kubabwira ngo amafaranga ni iki? Amafaranga ni meza, ariko amafaranga aryoha cyane yari mu buntu bw'Imana. Yesu ashimwe. Aya mafaranga muyakunde ariko muvangemo n'ubuntu bw'Imana. Burya ni meza cyane. Bahungu mbonaga bari gutwara imodoka, ariko wibuke bura imodoka ntabwo uzayitwara. Umuntu uzatwara imodoka imyaka 120 ninde? Arahari? No muri 80 uzabura gusaba rifuti. Nawe bari kugutwara kandi imodoka ari yawe. Yesu ashimwe. Ariko ya mafaranga huye n'ubuntu bw'Imana, ubwiza bubabuye no kwisiga. Mbabwira abantu bazajya mu ijuru bafite amafaranga bazaba kubise kabiri, kuko kwisi ibyo bashaka bazaba barabibonye, babone n'ubugingo bugenze butera. Mujye murayashakana umwete, nayo ni meza. Yesu ashimwe. Muraho. Maze uyu mubyeyi akangemurira. Umunsi umwe ari mu gitondo, ndenda gutaha niho ndi kubungira. Maze mu gitondo nigishije icigisho cya mu gitondo kivuga ngo icyaremwe gisha. Nje mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 ku murongo waho wa 17. Abaganga bari bagiye gutangira imirimo, ariko manza nasoma amagambo aboneka muri rengera ubuzima ku cigisho kivuga ku kwita ku murwayi. Ellen White, nubwo ngiye kuri icyo cigisho ntari kuri uyu murongo, ariko mwihanganeho gatoya. Ellen White yaranditse ngo n'abantu bangahe baguye kwiseta muganga ahuze gato. Ni benshi? Ahuze gato gusa, atekereje gato gusa, ngo ni bantu bangahe baguye kwiseta. Ariko yepfo baravuga ngo ariko iyo muganga atabaje muganga mukuru. Haleluya. Ngo muganga mukuru akaza akamuhagarara impande, ngo muganga mukuru namufata ikiganza ngo akayobora ikiganza cye, ngo umurwayi azava kwiseta amahoro. Yesu ashimwe. None abaganga bari bagiye gutangira akazi barangiye kwambara, umwe abanosha undi aramubwira ati weya uburetse gatoya, none ku imirimo yo gutangira akazi ngo reka tumanze twumva ijambo ry'Imana. Amba nabumvise, ndababwira nti bo abaganga n'abakozi b'Imana. Nibyo kandi koko twari twatangije indirimbo ya 45 muri cyo gitondo, maze nyifunguye numva ruguru ku bitanda barafunguye, numva no hirya barafunguye, ndavuga nti nyamara ndi kumwe n'abacu. Yesu ashimwe. Numva nabo barafunguye muri base barikirije, nuko asigaye ndababwira nti muganga, ndangiye gusoma ayo magambo, muganga ashobora guhindura igufwa bikemera, ashobora guhindura inyama yo mu nda bikemera, ashobora guhindura imbyiko bikemera, ariko hari icyo atashobora. Nta muti, nta kinini, nta rushinge rushobora kuvura ingeso ruri muri iki gihugu. Haramwumvise bari kuja kwivuza ingeso y'ubusambo. Hari umuntu wagiye kwivuza ari ndaya bakamutera urushinge ntazongera gusambana? Arahari. Hari umuntu wari umurwanyi ari n'igisambo bakamutera urushinge ubusambo bukamuvamo? Urwo rushinge ruharamutse ruhari, ibitaro birufite byabo n'abakiriya. Gira ati muganga ibi ntiyabishobora. Birababaje kuba warakoze impanuka, imodoka ikazi kagonga ukuguru, ntikandagira umutima ngo upfe, ntikandagira mu mutwe ngo hahinduke capati, igakandagira ukuguru ukaba uryamye ahangaha. Muganga yagerageje agakora ibishoboka byose bikemera, ariko wawe warageze aho uri umurwanyi. Nahoze ndi kumva ari bari gutelefona mu rugo ngo ngiye ningeraho ngaho muzambona, uzi kuzagera yose. Imana iguhaye ka poromosiyo ko kwisubiraho. Muganga ashobora kugupfuka inguma yaraye ari kurwaniwe mu rugo, umugore afite ibipfuko mu maso. Birashoboka?
ariko we akaba atabishobora. Abwira rero hariho muganga mukuru, maze icyo cyigisho turakigana muri icyo gitondo. Ntaha nsezera mu gitondo, tumaze gusezera abantu baramperekeje baravuga bati oh pasitori arataje, kandi uyu muntu twamugiragaho umugisha, bati niyigendere yaduhaye ibiryo. Harya ubwo byabaga biturutse iwanje Yesu shimwe. Niyigendere yaduhaye ibiryo. Ndavuga nti nubwo byari bimeze gutya, nkaba nari narabuze inzira yo gukiriramo, ariko uyu wari umugambi w'Imana ko hagira abakizwa n'iri jambo muri ibi bitaro. Ababwira nti rero niba hari umuntu waje ari umunyamahane, ijuru ryongeye kumuburira ngo nukomeza gutera amahane uzapfa kandi uzazukira gukorwa n'isoni. Niba hari umuntu waje ari igisambo, ubu ijuru ryongeye kumuburira ngo ubwo iyi mpanuka batagonze mu mutima ntibagongeye mu mutwe, ijuru ryongeye kukuburira ngo uzave muri ibi bitaro umaze gufata umwanzuro wo kwiyunga n'Imana. Niba waje uri umurwanyi were kubisubiranayo. Maze aho hantu baramperekeza bangeza ku modoka, umubyeyi arongera arantwara n'iyo modoka ndataha. Nari mfite inzozi z'uko nubwo bankoreye ntazongera kugenda, ariko nyuma y'ibyumweru bitatu utwuma bari bashizemo nagiye kwa muganga badukuramo, ndambutse biremera. Muganga arambwira ati ubu noneho nugutangira kujya wurira urwego, ndabishobora. Arambwira ati nugukora ikilometero kimwe ukagikora uri kugenda n'amaguru mu minota 20, ndabikora biremera. Ubu nangiye kujya nurira ka siporo nkagatwara nkagera mu mujyi. Haleluya. Kandi ntabwo gahunda yo kunsezerereza iragera, bazansezerera mu kwa gatandatu. Harya ubwo Imana yabigenje neza, Yesu ashimwe. Ariko ubwo harimo n'iki? Harimo n'amafaranga. Burya amafaranga nayo ni meza, Yesu ashimwe. Noneho rero ngo imirimo yose myiza niyi mugiye gukora mukoresheje amafaranga, ijuru ribambika imbaraga muzahahire kuronka kugira ngo muzashobore gukora umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Ingo zanyu zizahinduka ibutahamana, kuby'abisi bunguka Imana bakubere karindwi, kugira ngo niba muri gukora umurimo w'Imana, Imana burya irazirikana. Nibyo Imana irazirikana, yaranzirikanye n'ukuri. Yesu ashimwe. Burya Imana irazirikana. Muhumure, nta muntu uzakeneshwa no gukora umurimo w'Imana. Muri uyu mugoroba murarana akanyamuneza k'Imana. Ibi bitabo byandikirwa imbere y'Imana, igitabo cy'urwibutso mu butumwa bwiza. Oya dusomye hepfo tubona amagambo yanditswe muri Maraki 3. Mu butumwa ndi kuva mu butumwa bwiza, simvuze mu byanditswe byera, kandi mu butumwa bwiza ni muri ba Mariko na ba Matayo. Reka nze mu byanditswe byera muri Maraki igice cya 3, maze dusoze aya materaniro yo kuri uyu mugoroba. Igice cya 3 niho dusoreza. Igice cya 3 dusoza ku murongo wa 16. Haranditse ngo abantu b'Imana biringirwa, maze abubaha Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega iki? Agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikirwa imbere. Dusubire mu gatoya. Maze abubaha Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Haleluya. Nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati bazaba banje ku munsi nzagenza nte, bazaba banje ku munsi nzakoreraho, kandi bazaba amatungo yanje bwite. Nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Haleluya. Reka dusoreze kuri aya magambo. Mu Bakolosayi baranditse baravuga ngo mukore byose nk'abakorera sobuja mukuru. Ijuru ribane namwe, Mwuka w'Imana abagirire neza, ngo zanyu zihinduke ibutahamana. Kristo mwiza nagaruka azabahemba ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi,
gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.